ariko nageze mu rugo mpita mbibwira mu rugo ko nibwe kandi nkaba nibwe amafaranga abanyabyeyi nkaba nari mfatanyije n'undi mwana bagomba kuyashakisha bakaba bamwishyura. Babasore rero babiri baje ngo tujye muri icyo kibazo, bageze ku mugezi wa Mukungu ujya kwinjira mu Ruhengeri bagize accident imodoka igwamo barapfa. Baje kugukemura ikibazo. Baje ngo tujye muri cya kibazo bavuga se byagenze bite ku ubwo rero urumva urupfu rubaye accident kaba hapfiyemo abana babiri b'abasore b'urubyiruko bari bakibyiruka twabanaga, urumva amagambo bati niwe wateye abana ngo niwe wateye urupfu rwabo, abantu baranuka n'urubwa nyine nawe urabyumva. Byaranyafexe nk'abantu twabanaga, nagize ikintu bita trauma cyane pe, urumva. Ibyo rero byarabaye Gerard, tujya mu rukundo. Mbwira ukuntu werekanye umuzungukazi wanyu. Yaraje amwakiriye gute? Urumva dufata ahantu ndabapresenta muzaze murebe umuntu turi mu rukundo tugiye kubana, ariko akantu ntakubwiye yari afite akana k'akametisi. Yafite umwana? Yego. Urumva ako kana k'akametisi akabyaranye n'umusore wo muri Ghana. Urumva ndavuga rero nta kundi. Ubwo mu rugo rero baraje. Ubabwiye ko umwana ari uwawe se? Yego. Urumva byarangiye, urumva hari ukuntu bona yenda kanjye muri reality ikintu twapfuye. Waragarutse uri Mariya? Ndi Mariya. Muri bya bibazo byose? Ndashira agapira hasi ndi Mariya. N'umuzungukazi nanone? Oya, n'umunyarwandakazi. Umvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze byumwe kuri buri muntu wese ukomeza kubana natwe mu nkuru yanjye. Abantu mwakoze subscription cyangwa mwiyandikishije ku nkuru yanjye, jambo ndabashimiye ku buryo bwose bushoboka, muri abantu bagaciro. Niba ureba ibiganiro byacu utarigeze ukora subscribe, nawe ndakubwira ngo no kuri gift impano ikomeye cyane musabye no gukora subscribe. You know, ndagushimiye cyane kandi Imana igumugisha ikomeze no kuguteza imbere kubyo ukora byose, kuko nawe naragusabye mbese narababonye. Imana igumugisha. So ndice muri Igasabo showroom hano i Remera, komeza kubabwira nk'abantu bafite ibikoresho runaka bifuza gukoresha gushyira mu nzu, interior design, nta handi nabarangiye ni muri Igasabo showroom. Ni kuri 0788 77 06 89. Uduhamagare ubundi uturangishe aho dukorera hano Igasabo. Birenze ko ibyo ngibyo n'ikindi gikoresho waba wifuza icyo ari cyo cyose, aho kubariza ni muri Igasabo showroom. Ndi kumwe na Jean Paul Ndayambaje, afite story, afite inkuru y'ubuzima bwe yaciyemo mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize. Yambuka amahanga, yambuka byose. Uyu munsi turi kumubona mu Rwanda. Jean Paul, tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane Gerard. Yego, ufite inkuru y'ubuzima waciyemo, by'umwihariko yanatumye unambuka imipaka rwose. Byagenze gute? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndasuhuza abantu cyangwa umuryango ukurikirana ibiganiro binyura kuri chaîne yawe ya inkuru yanjye. Ndabashimira cyane, n'abagaciro cyane. Rero ni urugendo rurerure kugeza uyu munsi, ariko ndagerageza kubivuga muri makeya. Nkuko wabivuze rero nitwa Jean Paul Ndayambaje. Yego. Nkaba ndi umupapa wubatse, mfite abana babiri b'abakobwa na madamu wanjye nkunda. Yego. Ako kantu ko gukunda niko keza. Yego. Na madamu wanjye nkunda. Ntabwo yabyoroshye kuko yego. Bura kugeza izi saha abantu bubatse cyangwa se ikintu bita umuryango urageraniwe, uri n'ibibazo bikomeye bitewe nuko isi turimo ibintu ntabwo byoroshye. Rero nanjye ibibazo nyine nkuko bigera ku bandi, nanjye nkeka ko nanjye mvugishije ukuri nabinyuzemo cyangwa byangezeho kugezana n'isanga nkomeje guhangana nabyo, ariko nkaba nabwira umuntu ukurikirana ibi biganiro ko situation yose waba urimo wihangane. Hari aho ugera ukabona ibintu biranze, ihangane. Harimo abarwaye bafite uburwayi burenze n'abaganga bakaba barakubwira ati turabona ntacyo twakora,
naho ukavuga uti ntegereje urupfu, ariko iyo Imana itaravuga ngo ndakurekuye numva ko utacika intege. Ya nanjye rero inkuru yanjye ndayihera mu mwaka wa 2010 cyangwa se 9 nkimara kurangiza segonderi. Mvuka mu burengerazuba hano bita Nyabihu, ni naho nize primaire na segonderi. Burya ni mu burengerazuba cyane mu majyaruguru? Mu burengerazuba, Nyabihu yegereye za Rubavu, hafi y'ishamba rya Gishwati. Aho rero niho mvuka, nkeka ko niho narerewe nkirangiza segonderi, kuko ni naho nize ku ishuri bita Kibihekane. Abo twiganye ndabasuhuje promotion ize muri Trocome, nahega muri segonderi. Rero nyirangiza nk'umusore wese numvaga ko ngomba gushaka ubuzima. Twiganaga n'abana b'i Kigali, ubwo nyine naje Kigali gushakisha nk'umuntu wese urangije segonderi. Ngera mu mujyi, navuga ko nagiriwe amahirwe icyo gihe mpita mbona akazi nkora ahantu ku muzungu w'Umufaransa. Mpakora igihe runaka nk'amezi 3. Niwe muntu mbese wampaye akazi, umudamu wenda mushimira mwita Odeta. Nawe n'iki kiganiro yumve ko nkimwibuka. Icyo gihe mu rugo famille bahonkere baravuga bati durangije segonderi, none bigomba kuba ngombwa ko tugushakira uburyo kajya kwiga hanze. Yego. Ko nabo baba hanze. Ubwo babiganijeho na papa, ubwo ba prepara bushobozi. Ndagenda ngeze ndimo ndashaka procedure, tugeze mu nzira n'ibyakunda. Turagaruka ndongera nsubira gushakisha. Urumva nari maze kurya ku dufaranga tw'i Kigali, gusubira mu cyaro biranga, ndongera ndagaruka. Icyo gihe noneho nabanaga n'abasore babiri mu nzu bino bita ghetto, hari abanyeshuri. Urumva ko barigaga, ngiye rero umwe muri bo dukora nk'akantu gameze nka contribution, dukombina udufaranga kazajya njya gucuruza ibisekeni ku isoko rya Nyabugogo rirajya riri hara mu Muhima. Ubwo icyo gihe ngira ikibazo, baranyiba, banyibye amafaranga. Ewana ngira ikibazo, sinataha ngo ngaruke mbabwira, ahubwo ngiye mita ngurisha agatelefone nari mfite, mita nkora tike ntaha mu cyaro. Yego. Urumva navuga ko nta makosa pe. Icyo rero ni naho ibibazo byatangiriye uwo munsi, ni naho inkuru mbi y'ubuzima bwanjye yatangiye. Icyo gihe ntashye, urumva abantu twabanaga barashakisha abase umuntu twabanaga, nta telefone iriho n'ibiki. Ubwo urumva kubera ko bavugaga bati umwana w'abandi, bahamagara mu rugo barababwira bati ari mu rugo. Basi none kuki atasha atatubwiye? Ariko nageze mu rugo mpita mbibwira mu rugo ko nibwe, kandi nkaba nibwe amafaranga abanyebye, nkaba nari mfatanyije n'undi mwana bagomba kuyashakisha bakaba bamwishyura. Babasore rero babiri baje ngo tujye muri icyo kibazo, bageze ku mugezi wa Mukungu ujya kwinjira mu Ruhengeri, bagize accident, imodoka igwamo barapfa. Baje kugukemura ikibazo? Baje ngo tujye muri cya kibazo, bavuga se byagenze bite ku ubwo rero urumva urupfu rubaye, accident ikaba, hapfiriyemo abana babiri b'abasore b'urubyiruko bari bakibyiruka twabanaga. Urumva amagambo bati niwe wateye abana, ngo niwe wateye urupfu rwabo, abantu baranuka. N'urubwa nyine nawe urabyumva, byaranyafekise nk'abantu twabanaga. Nagize ikintu bita trauma cyane pe, biranyafekta, ndahungabana. Icyo gihe rero nibwo onkere yavuze ati ngiye kongera kugufasha ujye kwiga, urebe ukuntu ujya kwiga. Tutarajya muri ibyo ngibyo, kubona inshuti zawe mwabanaga zije no kugira ngo n'ikibazo cyawe gikemuke, sibyo? Zigize gutya zigapfa biturutse ko bari baje kukureba, byakwafekse? Byaranyafekse. Urumva n'abantu twabanaga, twagiranye nyine, urumva twabanye mu bibazo, mu bukene, tuvuga tuti yenda hari Imana izaca inzira tukagira gutya tukabona udufaranga. Urumva noneho hari ibintu biba, nawe ukabona ukubiswe nk'inkuba. Urumva byaranyafekse, ngira trauma ku buryo nyine numvishe nk'ubuzima bwanze. Ariko ntabwo navuga ngo yenda kwiyahura byanje, ariko urumva nariyanze pe, nariyanze nanjye nareba ubuzima bwanjye nkumva ndiyanze. Ubwo icyo gihe rero ubwo naricaye mu rugo, mfasha nyine ababyeyi kwita ku matungo, navuga ntabwo nzongera kuva ngaha. Mu rugo barebye ukuntu nyine natuje,
ntabwo byashoboka ko nshobora kuba mu rugo nk'amezi abiri muri iyo minsi nahitaga nshakisha uburyo nkaza i Kigali naricaye nkazajya njya kwahirira inka bigeze igihe rero nibwo umuryango wongeye kuvuga ati reka tugufashe ugiye kwiga ndapurayinga cyane byo kujya kwiga mu Bufaransa ntibyakunda ariko kubera ya trauma na bya bibazo no kuba yenda ubuzima hari ukuntu babugukanda ndavuga nayo mbonye chance zo kujya kwiga none université ziranze mita nibwo no turi kujya muri ma interview i Burundi nibwo abasore twari turi kumwe avuga ati ibyo byo mu Bufaransa n'ibyanga twe tuzigira India nibwo na propose rero umusaza nabwira nti byaba byiza ibi nibyanga ko mwanyohereza kujya India nwana nyine narabidirinze kurumva ku bya India byari byoroshe kubona visa washakaga amafaranga ukayaha abantu baretangaga admission mpita mbona visa noneho murumva ngewe ikintu cyari kimpagurukije byari nk'ibintu bibiri cyambere kuvuga ngo wenda ngiye kwishakira therapy kugenda ahantu kure nkava nyine aho hantu nabaye degute aho hantu mazi iminsi nkubitiwe mpafitiye trauma ntambuka abantu bakavuga ati dere cyaki rumbo dere abantu nyine bakwanga nyine urumva numvaga ngomba kujya kure ngajya gutangira ubuzima bushyashya ariko nkavuga ni yenda ishuri rizaba ariko ikintu numvaga nshaka gukira buriya kugenda birakiza kuhaguruka ukava ahantu waruri ufite nk'ikibazo ukajya kure birakiza bon tukigerayo rero onkere bwo nari naramwijeje ko nzahiga umwaka ariko ubwo buryo ngewe nabikoze nsa naho ndi kwitabara ariko nishira mu kindi kibazo urumva namwijeje ko nzahiga umwaka nkahita mbirinduka nkajya mu Bufaransa ariko a realite ntabwo kwari ukuri ngicyo nashaka kwari kugira ngo numve mpagurutse mvuye mu buzima bwo nari ndimo bumereye nabi ngezeyo rero urumva mbo iwanyu bazi ko ugiye kwiga hanze abyaravuga ati umwana agiye hanze nyine ati Burayi urumva abantu b'abaturage ntibabazi ngo mu Buraya Buhinde bose bumva yuko nyine ugiye urumva mfite barumuna banje turabana ikindi wacu urumva mfite nyine ababyeyi bombe ariko babaturage nyine babahinzi borozi urumva rero iyo babonye nyine umwana ugira amahiga akabona Burinde yaravuga bati buriya niho hazaza kudukiza yego urumva nkigerayo rero bon twatangiye uburyo busanzwe nk'amashuri ariko bitewe nuko ako kantu ko kuvuga ngo abantu bazi mu rugo abusize background yawe irakwafecta nari mfite petit frère nawe yarakirangiza ka secondaire nagiye kujya abonye buruse arambwira ati mu rugo baranyishuriye ariko amafaranga yarashize kandi n'abandi bana bari kizamuka twari turi nk'abana bagera muri 3-4 bari muri secondaire none uramfasha iki ndamubwira sinange kundi kwishati gerageza basi ugira basi urebe ko wambonera ayo kwiyandikisha n'ibikoresho urumva icyo gihe ubundi hari ubuzima uvukiramo bikagusaba kuba umugabo bikagusaba kugira responsibility icyo gihe rero nibwo natangiye kuzajya mvuga nti rero ibi ntabyo ngomba gushakisha nanjye icyo nkora bonkre kubera ko nari nzi situation financière ubwo byabaye ngombwa ko ntangira kumubeshya ngira kuzajya mutrikinga kama amafaranga nkazajya mfataho ayo koherereza utubazo two mu rugo tugakemuka nayo kwifashisha bigeze igihe rero nakoze akantu kameze nk'aga projet ngakorana n'umuntu wo muri université aramfasha onkera agafinanshije umuntu ndamubwira ariko ngiye nishakiraga amafaranga ubwo onkere urumva namwizeza garantability mva projet nayikoze hanyuma rero nibwo ewana byabaye ngombwa ko iyo amafaranga mpaye ngaruka mu Rwanda kuko icyo gihe nuva nari ndangije umwaka n'igice ku ishuri ubwo kaminuza ndavuga ndayiretse ko nari namwijeje ko nzahaba umwaka umwe ngahita njya mu Bufaransa ariko byose ni ibintu nimaginaga ntabwo procedure narazikoze ziranga zo guhita na applying ndi ku ishuri ngo mpite nkomeza mu wa kabiri mu kaminuza mu Bufaransa biranga icyo gihe rero icyo navugaga ngomba gukoresha uburyo bwose onkire base yena nkamukuraho base fondation yo kuba nakemura ibibazo byo mu rugo ariko nanjye nkiyubakira ubuzima icyo gihe rero amafaranga namukuyeho nahise nubakira mu rugo mfasha n'uwo mwana wari ugiye muri kaminuza ariko nanjye navuga ngomba gushaka ukuntu nshinga urugo kagira ubuzima bwanjye personal icyo gihe rero nibwo nahise mbiganira umusore w'inshuti yanjye wabaga mu Burusiya
ubwo arambwira ati nakubonera umukobwa mwiza hano ni abazungu mukaba mwajya mu rukundo abamuje n'umukobwa muri Belarus umuzungukazi yego yego umva nari mfite uko dufaranga onkire nayo mukuyeho mu rugo mbakemura ikibazo cyo kuba nabazamurira inzu umukobwa atatugiye mu rukundo abarajeje muri Afrika umva mvuye mu Buhinde nawe avuye mu Burusiya duhuriye hano ababyeyi baba baramubonye mwageze no umwerekana yego mu rugo iwanyu bamubonye ati okay tibwo nyine urumva ababyeyi rero urumva ntibabazi ngo bimeze bite na urumva icyo gihe urumva nge narategetigaga nti nge nawe tugomba kubana ariko kuko afite nationality urumva no munyamahanga nitubana mu buryo bwemewe n'amategeko wenda bizatuma mva muri Afrika tukagenda tukabiwabo cyangwa tukareba handi hantu tujya kuko akenshi abantu bumva ko gushakana n'umunyamahanga ari ugukira nubwo bitaba urugukira ariko hari access ugira kunuza ku mpapuro z'iwabo ya ushobora kuba ufite uburenganzira bwo kubajya gutura iwabo kuko yenda mubanye cyangwa se akaba yaza gutura hangaha urumva ibyo rero byarabaye Gerard tujya mu rukundo mbwira ukuntu werekanye umuzungukazi iwanyu yaraje amwakiriye gute urumva dufata ahantu ndabapresent muzaze murebe umuntu turi mu rukundo tugiye kubana ariko akantu ntakubwiye yari afite akana kakametisi yafite umwana yego yego urumva ako kana kakametisi akabyaranye n'umusore wo muri Ghana urumva ndavuga rero nta kundi ubwo mu rugo rero baraje ubabwiye ko umwana ari uwawe se yego urumva navugaga nibyo wange bikunde ngomba kumwaccepta kuko urumva niba ukunze umuntu afite umwana ugomba kumwaccepta urumva kubera ko mu rugo rero batari bazi ubuzima umuntu abayeho bo babyakiye nk'umwana wanjye bava none se burumva kubera ko atarazi ururimi abantu rero iyo babonye ndetse n'uwo muzungu uruhu rwera baratangira bagasa n'abagize ikintu gisa naho ubwoba nabyita ubwoba numva bakagenda gakeya ya none urumva nta bintu byinshi batubaje baravuze ati ubwo nyine mwana wacu nuko bigenze so icyo gihe rero nkimara gukemura utwo tubazo two mu rugo nahise mubwira nti rero urabona ko muri Afrika nta cyongereza uzi nta n'ururimi rwacu uzi sinzi yenda niba twashakira ubuzima hano kungira umva nanjye nari mvuye mu Buhinde nanjye ngishakisha urumva nagombaga kuvuga naramubwiye nti tugomba gushakisha ahantu niba tushobora kugira nkaba nashaka akazi gafatika ubwo naramubwiye rero giwanyu nanjye ugenda unshakira invitation nzaza ngusanga aragenda agezeyo nihuse ubwo naragiye nyine ngezeyo ibyo nibwiraga ntibyaba Ewana nagezeyo aranyakira bisanzwe hari mu bukonje mu gihe cyane hari mu kwezi kwa 9 Ewana icyo gihe nari mfite visa y'amezi 3 nkigerayo rero urumva yaranyakiriye dushaka inzu yo gukodesha turayibura ejo umunsi tukarara nko muri hoteli iminsi 2 tukajya gutyo buri gihe inzu yo gukodesha ibuze aho tuyiboneye noneho tangiye nko kugura ibikoresho ngo twesitare Ewana nibwo wa musore wampuje nawe ya telefone ati se mwana waje inani naraje ati rero warahutse hari ibintu nakubwiye ambwira nyine tatata pasi n'ibiki byose none urumva akenshi iyo umuntu ahuje n'umuntu hari igihe abatazi ibintu aho bizagera yego yashidutse byabaye seriye nyine noneho urumva no mukobwa nawe yarazi yuko nyine hari pasite yenda uwo muntu azi abona ko nitubiganira uwo musore nabimbwira bizatuma hari yenda urukundo namukunda garugabanuka atangira noneho kugenda gake urumva twamaze gufata ahantu atangira kumpunga urumva nkabaho ahantu ngiye nyine kujya guhana hakirusiya nzi n'ibiki byose ntangira kubona ari ikibazo urumva noneho ahantu nk'umuntu ukwemvise yindi ugomba gutangira ubuzima urahageze usanze nyine ibyo wibwiraga bidakunda umukobwa wagomba guhita ubana nawe nk'umugabo n'umugore urumva ngiye kubera ko nicyo niwe navuga yuko ariwe muntu twari tugiye mu rukundo bwa mbere yego nari ndi seriye ariko nawe nyaga ko yari ari seriye ariko akenshi ari igihe iyo abantu bakundana abenshi barabizi mu bantu bagiye bagira relationship hari igihe muba mufite inzozi bitewe yenda n'urukundo mukibwira ibintu musa naho murota ariko ari igihe ubuzima bubabwiza ukuri cyangwa se igihe kikababwiza ukuri nageze hariya rero kubera ko ari abarasiste kenshi batazi nabirabura cyane yabiganije umuryango ati sheri wanjye yaje
nyina atangira kumubwira ati inaha ko adakunda wirabura muntu wazanye nagira ikibazo bizagenda bite atangira kugira impungenge avuga ati bamugana namuzikize ikibazo bakamugirira nabi ni ngiye byabaho nafungwa n'ibiki byose atangira izo mpungenge noneho zikubitana nuko na wa muntu waduhuje nawe batari hari utuntu batumvikanaga havuga ati byange bikundira umuntu azadoteranya sicyo gihe mbonye bitangiye kuba bibi nibwo nabagira wa musore ntimfasha ndebe ko najya i Buraya ngasanga famiye Ewana urumva ariko ibyo bintu byose nari ndimo nkora oncle bwo yarazi yuko ndi ku ishuri na oya nari namubwiye ko ngarutse mu Rwanda ngiye gushakisha ukuntu mbona visa nkajya muri Canada ariko urumva kugira ngo oncle ampa amafaranga nuko hari ukuntu nyine na katubyite kumuskaminga a realite namubeshyaga nkamubwira ko nyine nka tekinika which is not good akagwa amafaranga akama amafaranga none ngiye urumva nkavuga nti azirongazi ari mukuru wa papa wenda fendufe ibintu nabaga ndi kubaka igiproje ariko hari utrasi ikintu uvuga uti nibura nubwo ndi gukora mistake ariko resita niba nziza bizamfasha kwisobanura sicyo gihe rero byarangiye bite byarangiye umukobwa dusa naho bisa naho urukundo rucitse nshakisha ukuntu njya mu Buraya muri Union Européenne nyine ngasanga famiye vuga ni ningerayo nzababwiza ukuri ko ntari ndi kwishirwa ndi gushakisha uburyo mbageraho Ewana urumva rero Belarus ni igihugu gisa naho cyashizwe mu kato n'ibihugu by'abanyaburayi abazungu abaturage baho ntabwo bapfa kwinjira muri Union Européenne uko bimeze urumva rero umusore namubwiye ko ibintu bimeze arambwira ati hereza 2,000 by'amayero nguze n'umuntu agufashe kubona visa uzabona visa yo kujya muri Lithuania iri muri Union Européenne nuhagera uzahita ufata bisi kujyane iwanyu kwa bene wanyu abana amafaranga ndayabaha mbana passport ndategereza visa bigeze igihe n'amafaranga yo kuntunga aranshirana bigeze igihe ndavuga se ko bigeze ngiye kuri ambassade mbona visa ntayo banshiriyemo kandi amafaranga namaze kuyatanga urumva ubwo icyo gihe nta mafaranga nsigaranye uwa mutipa yarakuriye se byagenze urumva niwe wa connection no muntu navuga ko a realite niwe nari nsanze nari meze nk'umwana we agomba kuyobora siko bimeze urumva rero ibyo nakoraga niwe wanyoriyantaga rero nk'umuntu nari nizeye navuga ko iyo rose niwe yavuyeho kuko sinzi niba we yarasangiye nabo banya Nigeria mpaweje nabo ariko a realite icyo nashakaga ntabwo nakibonye basi yende yo bitanakunda yende yaza kombera n'umuntu mwiza bari nkukumba basi igice bakavuga bati yenda fata 1,000 wenda ikindi 1,000 cyagiye mu dusharije yego ese wa mukobwa wa mugore wawe w'umuzungukazi umusheri byarangiye ku aguhakaniye akubwiye ati byarangiye urumva hari ukuntu bona yenda kanje muri reality ikintu twapfuye ni urumva hari ukuntu urabona hari ukuntu iyo reka tuvuge nka background yanjye urumva nabivuze kare ahantu mvuka ni mu giturage ntabwo nari nzi wenda nk'ukuntu umuntu ashobora kuba yakuramo inda sibyo ariko nkavuga urumva none umuntu ukamenya nk'amakuru yerekeranye nk'umuntu muri mu rukundo wariyirekuye umuntu yenda akakuganiza nk'ibintu bimeze gutyo noneho nyiri kuba yenda nyiri victime reka mutumwite victime nyiri cyo kibazo yamenya ko ayo makuru wayamenye akavuga ati ubwo nyine ubwo umaze kumenya identity yanjye ni example agatangira sentiment zo yakugiriraga zikagabanuka urumva yatangiye mbese kusa naho kubishya ku ruhande kuko hari amakuru wari wamenye cyangwa se kumpunga yego birangira gutyo ntacyo twikomereza icyo nashakaga kuvuga rero ibyo byose byarabaye nyine urumva ngaruka mu Rwanda ngarutse mu Rwanda ndavuga ni reka nyine nicare urumva ishuri narariretse uwo muzungukazi ntitubanye ndavuga reka nicare icyo nagombaga gukora rero tayari nabwo nagombaga kongera kubeshya oncle Jessica Mentona nkaba nkimusaba imbabazi namusabye imbabazi ku kiganiro nakoze ku Isimbi arananyumva ariko arambwira ati byarambabaje cyane ntabwo ushobora kuba navugana nawe understand nakoze mistake ariko nkeka ko ubuzima buriya Gerard nkeka ko experience maze kubona aho kugira ngo umwana wawe umushingure basi yenda yaba ari nko muri gereza ariko uziko ariko icyo kintu sinzi niba ukumva icyari cyo yego nabyumvise hari ukuntu ufata umuntu akagukorera nk'amakosa ukamera nkaho umushinguye noneho
ukasavuga uti ibintu wankoreye nge nagusize ahantu nagukarashije ahantu ku buryo ntashobora no kukwibuka. Ariko wa muntu aramutse apfuye byumvikana ko wa muntu ariho, wa muntu aramutse apfuye ukavuga ati ntabwo byakagombye kuba ngombwa. Sinzi niba abantu tuzi agaciro k'ubuzima ku buryo wenda tukamenya n'urukundo ku buryo umuntu yumva yuko ikosa umuntu yagukorera uba ufite ubushobozi bwo kuribabarira. Kuko nkeka ko nanone umuntu agukoreye ikosa ntumubabarire nawe ufite igikomere, ariko kuwutanga imbabazi birafasha. Yego birafasha, gusa nyine ngufasheho gato cyane. Yego ari igihe umuntu nyine agukorera ikosa bite n'ukuntu n'ibyo expectingaga kuri wowe n'ibyo akwifuzagaho n'urukundo yari agufitiye, hari bwo akubabarira, ariko nanone kukubabarira bikamugora, bigasaba process uzamwumve, undi rado uzamwumve, sibyo? Kubera ko wenda nuko atabikubwira, ashaka kuvuga uti ndifuza kubona wateye imbere, kuko nkeka ko amafaranga gwawe utari kuyamwishyura. Ubundi ukuntu byameze, amafaranga irambwiraga ati numara kwiga ukamara gufatisha ubuzima tuzicara nk'abagabo turebe. Yego urumva nyine yari yagufashe nk'umubyeyi. Yego wowe uzakore utera imbere. Yego ujye kuri hahandi urenga hahandi yagombaga kukugeza. Yego umugore uti onkle uyu munsi nageze aho wifuzaga kongera, umusaba imbabazi azakumva. Ariko nabona ukiri mu buzima bwo hasi azavuga turiya mwana ibintu namukora indeye ukuntu kimeze. Kubyumva Gerard rero tukomeje, urumva naraje nyine ndi Maria, umugore wanjye Imana yampuje nawe mu buryo navuga bw'igitangaza. Icyo gihe turi Maria nyine ndakomeza ndatekinika tushinga urugo, ariko ubuzima waragarutse uri Maria. Ndi Maria muri bya bibazo byose ndashira agapira hasi ndi Maria. N'umuzungukazi nanone oya n'umunyarwandakazi. N'umunyarwandakazi 2013. Yego ubu madamu wanjye tumaranye hafi imyaka 11. Dufitanye abana babiri. Ubwo rero nari mariye nshinga urugo, ariko urumva muri ibyo bibazo byose navuga nari ntunzwe no kuba nabeshya. Byabaye ngombwa ko ibyo bintu uvuga ntigiye gufasha agapira hasi, akaza kari kose nzagakora. Gerard nakubwira ko nakoze n'igisekiriti mpembwe ibihumbi hafi 42 utunze urugo. Yego ariko ntabwo byari byoroshye. Yego ariko muri ibyo bibazo byose urumva wimariye n'umuntu yenda afitemo nayo makuru ko wabaye hanze cyangwa se wajyaga hanze, urumva nasi byari igihugu kimwe nari maze kugenda. Avuga ati uyu muntu byaba byose hazaza he na famiye, bavuga bati umwana wacu wenda ntabwo azigera abaho nabi. Ariko urumva nabo muri famiye nk'abantu bari batuze nabo batungwe no kubona umuntu yena nkuko banyiyumvagamo, babonye nyine ndi kugenda nanone njya hasi. Ibyo byagize effect ku buryo hafi no ku uruko rusenyuka, aho abantu bamubwira batari kuri muntu ko ari umuhombyi urakora iki hariya, babwira amata utazigira uri umugabo mwiza ufite amafaranga waretse irangegera. Icyo gihe rero akaza akambira ati dore barimo barambwira gutya, avuga ni okay nta kundi. Urumva rero kubera navuga ndi umuntu, urumva ibibazo nyine ntabwo cyari ikintu gishyashya kuri ngewe. Ngira ukuntu ngira mu bibazo ku buryo hahandi uramutse ufite n'umutima woroshye ushobora no kuba wakwiyahura. Ariko ngakomeza nkavuga nti ntarirarenga. Rero byageze aho nyuma ya corona ubuzima buducanga. Bwira umugore rero nako ntabwo nanamubwiye, kurumva twari turi mu bibazo na rent yarabuze. Hahandi uvuga uti umaze no kwemera yuko urugo rushobora gusenyuka, ko nyine ubona ubukene bwaramaze, abantu bose bakuzi ko ari amadeni hose hirya no hino. Ubwo icyo gihe byari ibibazo, ko n'icyo gihe byari ibibazo. Hahandi n'umugore ushobora kumubwira uti gerageza ujye kwa mukecuru, ujye kuba uri kumwe na mukecuru kuko aho kugira ngo bazadusore mu nzu. Icyo gihe rero nibwo naganirije petit frère wanjye wabaga mu bigwa by'Abafaransa, arambwira ati ngwino ugerageze ushaka ubuzima. Yego naragiye nyine nyura mu nyanja, ndagenda wongera ururira, ndagenda ariko nagiye nanyuze mu mazi. Yego hafi no gupfa, byo ni inkuru ndende wenda tuzabisubiramo. Ngezeyo ubuzima buratangira, udufaranga turaboneka, ntangira nkoreza madamu n'abana, ambwira ati bariga n'ibiki byose, ariko naho impapuro zirabura.
zo nyine impapuro harigerayo nyine ugakora procedure ugashaka impapuro zikwemera kuhaba biranga ariko ibyo ntibyabuzaga ko umuntu yashakishaga ariko ndavuga iyo mu bihugu by'abazungu nta mpapuro ufite anytime bashobora kukugarura yego nibwo rero haje ibintu bya green card mba ndaprayinze ndiyo ewana naprayinze mbona birakunze bikunze rero ndareba ndavuga nti kudufaranga duke nari mfite urumva nari maze hafi imyaka igera muri 3 ntazi umugore n'abana uko bameze ndavuga reka nze processing green card kuko ni nk'umuryango wanjye madamu n'abana nyine iyo umuntu umwe mu babyeyi bayibonye birakunda nibwo naje nsanga nyine baraho babayeho nyine nk'ubuzima busanzwe abana ndakora nyine ntangira urumva ntabwo nari ngifite ibyangombwa nshaka passport z'abana nshaka umugore nshaka niyanjye n'utundi twangombwa nyine no kurya no kubaho no kwifashisha mu muryango ariko murabona isi yose navuga ko iri muri crise economique niyo twabaga aho hantu twabaga nubwo ari mu bazungu naho ibintu byarahenze no mu Rwanda ubuzima busa naho bwahenze rero green card irasaba ubushobozi bwinshi guprocessing iyo kimara kwemererwa kurinda ugeze ku gihe cyo kugenda ni amafaranga iyo none urumva muri umuryango uri hejuru abantu babiri aba ari amafaranga menshi ubu rero hano tugeze twatumiwe kujya muri interview turi kwitegura ndimo ndashaka ubushobozi bwo gushaka ibizamini byo kwa muganga n'amafaranga ya visa asigaye tukazajya muri interview tukareba ko badushiramo iyo visa ubwo rero naravuze nti reka mbwira umuryango w'abantu bakurikira inkuru yanjye n'ubundi inkuru yanjye iracyakomeje kuko nayiciyemo ntabwo wenda mbabwiye ubuzima umuntu yarabayemo hakurya iyo ngiyo natewe ibyuma nenda gupfa hano baransogota ariko Imana irakomeza irandinda ibyo byose rero ntabwo nigeze mfa kuba rero nkiriho kuba wenda navuga nayo makosa nakoze nakoreye onkere nkimusaba imbabazi ntaragiye aho nshaka kumva ndi ariko nkaba ngihumeka ntabwo ndacika intege ariko nanone ntabwo ushobora gutera intambwe utanyuze muri esikariye ubwo rero nkaba nitabaje uwo ari we wese wumva yamfasha kuba na processing green card kugeza igihe yenda nabonera visa n'igihe cyo kugenda kabisa umuntu ushaka kwibaza ati wabuze amafaranga se gukoresha ibya green card na twarayabaze ubundi ibizamini ubundi kukubaza buryo iyo umuntu agiye gufasha umuntu yibaza akibaza utubazo twinshi ubu ngubu rero icyo navuga amafaranga yo ni menshi turasabwa nk'amafaranga wenda sindi bubaremo amatike kugira jisika ya visa durasabwa nk'amafaranga agera muri miliyoni 4 kuko abantu bane free ya visa amadolari 340 ubu urumva abantu bane ni 1,100 none bizamini byanjye by'abana babiri kandi abana babiri umukobwa wanjye umwe ari mu wa gatandatu ni mukuru nuko ni mu wa gatandatu ni mukuru ubwo rero nabo turi bane nabwo ibizamini nabwo biri mu bihumbi hafi 300 buri muntu 350 hari ubwo biba bavariye urumva abantu nabwo ni indi miliyoni nandi ubwo ni muri miliyoni 2,500 hanyuma noneho n'utundi tuntu dusharije tugenda dushamikiyeho kuri utwo tuntu ubwo ayo nayo mbaze kugeza igihe yenda tuzabonera visa ntabwo nshizemo nk'amatike y'indege kuko wenda igihe cy'amatike y'indege ntabwo wayabara utarabona visa yego ubwo nyine ku muntu uri kutwumva ushobora kuba yagufasha muri ubwo buryo wa telefone nimero ya telefone yawe ni nimero ya telefone yanjye ni 07 8 kane 8 4 3 5 8 4 yego ndaza no kwipininga hasi ku muntu wifuza kuba yagufasha muri urwo rugendo Imana ibaha umugisha kandi none mbwira abantu ndabizi ubu umuryango cyangwa se abantu abari bo bose hari abantu ibintu biba byakomeye bihangane ntari bari rarenga Imana hari umuntu ushaka kwibaza ati kuki se ngomba gufasha uyu nguyu ngewe reka mbivuge gutya ubuzima bwanyigishije ko buriya iyo unyuze mu bibazo ukagenda usa naho urokoka impfu nyinshi ukabukiriho iyo Imana igufashije ukagera aho ugera
iyo ni ukuvuga ngo ntabwo uba ukireba nk'amafaranga ngo uyahe agaciro kurusha ubuzima bwa muntu. Icyo nkubwira ni iki, kuko navuga ko nta bushobozi mfite, ariko navuga ko nanjye ndafasha. Rero nanjye Imana nimfasha yenda nk'abavandimwe bakamfasha nkagira iyo ngira rwose, aho nzaba ndi hose ni njyewe muntu nzagaruka nkavuga nti nanjye dore icyo Imana yankoreye, nkanatanga n'ubwo buhamya. Nanjye none n'undi muntu uzaba uri muri kese nk'iyanjye, nkongera nanjye nkagira utengasa naho nta umusanzu wanjye. Yego. Wumva uramutse ugize Imana ukinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko wamaze no kubona green card n'umuryango wawe. Yego. Wumva uramutse ugize Imana ukija muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byahindura gute ubuzima bwawe? Ikintu byamfasha first of all byaba nahita urumva ndi gutegura ikintu kimeze nk'igitabo cy'ubuzima bwanjye, kuko hari utuntu twinshi ntashobora kuba navuga muri detail ahangaha. Ngategura nk'igitabo, ariko nanone nkazagaruka mfite yenda n'ubushobozi bw'ayo mafaranga, ariko nanone n'ubushobozi bwa mind cyangwa se n'ubushobozi bwa experience y'ibyo nanyuzemo, nkabisangiza abantu, ariko nanone mbisangiza abantu, ariko mfite na gahunda yo gufasha. Nkaba nakora nka community ibwira abantu nyine. Urumva hari igihe abantu icyo ndi kuvuga ku giti cyawe, wowe uri kujya ku byo wafasha abantu ku giti cyawe, kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizahindura iki ku buzima bwawe? Ikintu byahindura ni iki ngiki. Ngezeyo hariya muri biriya bihugu habaye akazi, ni ukuvuga no mu Rwanda akazi karahaba, ariko ntabwo amahirwe angana, ntabwo capacity ya vie yo mu Rwanda niya hariya ntabwo bihwanye. Ni ukuvuga ngo ngeze hariya, urumva nanyuze mu bintu byinshi, ntabwo ngikina, ntabwo ubuzima njya bukinisha. ubu tuvugana ubu mba mu cyaro mu gishamba rya Gishwati, ubu ndimo ndahirira inka na famille yawe. Kubera na famille yanjye, urumva n'abana, ariko mama wabo yari afite akantu k'akazi kameze nk'akarakano muri Kigali mu bavandimwe, urumva, ariko araza muri weekend akadusura, tukaba turi kumwe, akongera akagaruka akareba ko yakomeza akaba yakorera icyo gihumbi, urumva. Ariko ngewe nararebye ndavuga, kubera ko urumva nibwo nankigera mu Rwanda, kuba nta kazi gafatika kugira ngo umeze kudepansa, ndagenda njya kuba mu cyaro ku ishyamba. Urumva rero ntabwo ari buri wese yakwemera kugenda akajya kuba ku ishyamba ahantu nyagirwa buri munsi, ahantu ugomba kwahirira inka, ariko numva ko nta kintu ngeze hariya nta kazi ntakora. Kandi noneho mfiteyo n'abantu twiganye b'inshuti babayo, urumva tumaze imyaka myinshi tuvugana. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa hariya nubwo wenda nge ntarabubamo, ariko si ubwa mbere ngiye kuba hanze. Mu minsi ishize urumva nakoraga narindi umukarani, nakuraga kontinera aho nabaga. Kandi urumva byaramfashaga. Urumva rero ndi ready yo kuba nakora icyo aricyo cyose kugira ngo ndebe yuko nakwiteza imbere, ariko nanone nkaba nafasha, nkaba nagira na responsibility. Yego. Ngango koreka tunagare ku musozo w'ikiganiro cyacu, nk'isomo rikomeye ibyo bintu byose wacemo byakwigisha ni rihe? Cyambere navuga ko jera buriya Imana iyo yakuremye ukabonye nuriho weho utuvugana cyangwa wundeba ukaburiho, hari ubwo nyine ububona nyine paje ubuzima bwawe isa naho uyu munsi ejo budashobora kuguca cyangwa ngo bwire, ariko Imana itaravuga ngo birarangiye, ntugacike intege. Ko nanjye ngaruka mu Rwanda navuga ko byari birangiye, mbona green card nabimenye ko nayibonye ngeze ku butaka bwo mu Rwanda, navuga ni ndagarutse mu dufaranga duke nari mfite, we nanshinga nk'akabutike nifashiriza umugore n'abana twitangirira ubuzima. Ariko nkimara kubibona nibwo navuze nti wenda Imana ntirande kura, hari igiteganya ku buzima bwanjye. Rero navuga ko ubuzima bwanjye bwagiye bamo ibibazo, ariko bukaba nkabona n'ukuboko kw'Imana. Yego. Garangoko. Yego. Jean Paul, wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye, kandi Imana gukomezemo urwo rugendo. Nta muntu ubaho udakosa, twese tugira amakosa, twese tugira ibyo twagiye ducamo, nyuma kwifuza gusubiza inyuma ngo bihindure ntibikunde, ariko iyo tugize Imana ikaduhitiza iminsi yo kubaho, nibwo buryo bwo kugira ngo tubikosore. Dukosora amakosa, no gutakosora rya kosa ngo
risibangane ariko kamera mu bikorwa byacu hari ubwo nyine tugenda twikosora n'imitima yacu ikanyurwa tukumva ko ubuzima bwakomeza noneho kuko twababariwe rero ntihakagire umuntu ushinja undi ngo ku kikana kace muri ubuzima ku kintu runaka yakozana amakosa no that's life n'ubuzima yego wakoze kubana natwe mu kiganiro yanjye wakoze Gerard mwakoze cyane